Asuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye hose mu mpande enye z'isi mu bihugu bigiye bitandukanye. Kuri mikoro ni Pastor Imanishimwe Emmanuel, televiziyo na yindi ni Hamya Yesu TV. Ku mashusho yacu rero dufite umutumirwa, ntabwo nshaka gutinda, afite message nini ikomeye Imana yamutumye ku bantu bayo. Reka tumwakira dusengera atwibwire. Ndagusaba kuba maso no gutega amatwi, Imana iguha umugisha. Turakwakiriye mutumishi wa Mungu. Muraho yemwe bene data abatuye isi bari hirya no hino, cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'ibihugu duturanye bya hano muri Afurika ndetse no ku migabane y'u Burayi, muri Amerika na Aziya. Riziki Chantal ndabashuhuje. Muraho. Bibaye ngombwa ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Ku bw'ibyo reka tubanze dusenge. Mana yera yo mu ijuru, mbere ya byose uhimbazwe. Niwe waremye isi n'ijuru, nta muntu wabigizemo uruhare. Ibyo tubonesha amaso, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, byose biriho kubw'ubuntu bwawe. None kuko twakugiriyeho umugisha, ukabasha kutwihishurira ukaduha agakiza kawe, turagushimye rero ko Data mwiza wo mu ijuru wadukunze urukundo rukomeye. Ariko turi hahandi umwanzi Satani abarizwa. Niba nkugiriyeho umugisha, unyemerere Data mwiza wo mu ijuru, washe kugenderera imitima ya benshi igiye kumvira ijambo ry'Imana, kugira ngo bigire icyo rihindura mu mitima, bagire aho ribakura, bagire naho ribageza. Nukuri ndagushimye ko ubashije kunyumva uri mu ijuru, ko ari wowe ugiye kubasha kwigisha neza aba bantu. Nge nkubera igikoresho, mbagasambu kandagireho, maze ibyo uri gushaka byose bibe hano mu isi nkuko ibyo uri gushaka bibe mu ijuru. Kandi nukuri ukora ubugingo bwa benshi, kuko tuzi neza ko isi izarangira. Urakoze kubyumvishije kandi kurakora ibiruta cyane ibyo dusabye, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana kubateza amatwi bari kunyumva. Turareba mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3, duhere ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 4. Aho ngaho ku mutwe w'amagambo hariho ijambo rivuga ngo inzoka yoshya Eva. Inzoka yoshya Eva, umugore wa Adamu. Ni umutwe w'amagambo, nimusoma murabisanga muri Bibiliya. Itangiriro 3:1 murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Haravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uwiteka Imana zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni kuki? Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kubirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, mutazazikoraho mutazapfa. Ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Turebe n'ijambo riboneka kwa Yobu mu gitabo cy'umuhanuzi Yobu igice cya 36 umurongo wa 11 na 12. Igitabo cy'umuhanuzi Yobu 3:6. Murambabarira ahangaha avuze ngo Yobu igice cya 36
11, 12. Haravuga ngo 3, 6, 11, 12 hari ijambo rivuga ngo niba yumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. 12 ariko nibatumvira bazarimbuzwa inkota kandi bazapfa ari nta bwenge bafite. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ryavuze ngo inzoka yoshya Eva. Iyi nzoka si inzoka isanzwe, ahubwo Satani yaje mu ishusho y'inzoka. Kuko inzoka isanzwe ntizivuga, uretse ko hari n'inzoka barozi bifashisha, abakonikoni. Mwibuke no mu gihe cya Mose yafashe inkona yirambitse hasi kwa Farawo. Farawo aramubwira ati cyo si igitangaza, reka nkuzanire abanjye nkwereke. Nabo barazana bashyira inkoni hasi. Nk'uko muri ibi bihugu bidukikije ndetse hano iwacu harimo abarogesha bagakoresha inzoka, ariko atari inzoka zisanzwe, imyuka mibi. Inzoka rero ngo hano yoshya Eva, nk'uko hari inzoka ziri koshya ba Eva b'iki gihe, abagore, abakobwa. Buriya Satani yaciye ku gitsina gore biroroha cyane mu gushyikira abagabo. Ni ikintu nabonye, Satani yaciye ku mugore biroroha kugira ngo azagere ku mugabo we, nk'uko bikomeye kugira ngo Satani ace ku mugabo. Ariyo mpamvu icyaha kinjira mu isi cyabanje kinyuze ku mugore, n'Imana igiye gucungura inyura ku mugore, nk'uko isomye ku byahishuwe mu kurimbura isi. Nanone ibyaha byinshi Satani yifashisha igitsina gore, nk'uko bira byahishuwe havuze ngo nuko mbona Babuloni ikomeye, ngo yicaye kuri ya nyamaswa yasinze amaraso y'abera. Namwe mwitegereze, mufite amaso yo kubona ntaranjira mu ijambo, mwitegereze imikorere y'igitsina gore hano hirya no hino ku isi itandukanye n'abagabo cyane. Abagore, igitsina gore nitwe duteye isoni muri make. Nitwe duteye isoni ku ruhande rw'umubiri, ariko nitwe twambara ubusa kandi abagabo bakambara bakikwiza. Ariko Satani kubera afite misiyo mu rwego rwo gusenya ubugingo bwa benshi. Noneho hano inzoka kugira ngo icyaha kinjire, Satani yaciye ku mugore. Satani rero azi kwibajishwa ibibazo kandi azi ngo ni koko ngo buri Imana yababujije kurya ibiti byose byo muri ngo byibura yarabibwiwe niki ko Imana ari cyo yababujije. Nuko umugore yiha gusobanura, kandi murabizi nabwira nk'urubyiruko rw'abakobwa, umusore yaje kugira ngo akugushe mu byaha kwahagize cyangwa umugabo ahiga ko ubugingo bwawe bujyana hababaza, ntago yakuzanira ibyo wanga. Ninga imbeba bayitega ku mutego bagashyiraho utwikunda. Natwe rero Satani agerageza kureba ibyo dufitiye amatsiko, arazabwira wa mugore ngo koko birashoboka. Umugore ati reka da, ntago Imana yatubujije byose. Bene data abakristo muri hirya no hino ku isi abari kunyumva, ntago Imana yatubujije byose. Yakwemereye kurya, ikwemerera kunywa ibifitiye ndetse n'umubiri umumaro. Iteka ryose wumviye Imana ukagendera mu nzira zayo, ubasha kugira amahoro kuri iyi si, ukagira n'ubuzima bwiza pe mu bigaragara, uretse no gukizwa. Iyo wumviye ibyo Imana ishaka ukabigenderamo, ugira n'ubuzima bwiza, uretse no kuvuga ngo wubashye Imana, ubwabyo biguha amahoro. Noneho wa mugore aravuga ngo keretse ngo igiti ngo kimenyeshe ikibi n'ikiza, ngo yatubwiye ngo nitukirya no gupfa tuzapfa, no gupfa ubwabyo. Inzoka tireka da, ntabwo muzapfa. Bene data, nabonye abantu biyorohereza mu byaha bagenda babyoroshya. Umuntu akakubwira ukuntu gusambana atari icyaha, ko ari urukundo, ko ntabwo umuntu aryamana n'uwo adakunze. ngo se waryamana n'uwo udakunze. Ku rundi ruhande umenya ko iyo ari inzoka
none se ko wumva uryamanye n'ukunze ko ejo utwara inda akakwihakana kandi mwari mukundanye, harya urwo ni urukundo? Iramubwira ngo amaso yanyu azahweza. Bene data, muhumuke iteka ryose. Iyo wanyuranyije n'iby'Imana, umuntu utinze mu mwijima, kakana umunyumve neza, iyo umuntu atinze mu mwijima ahatari itara arareba. Burya ubasha kureba ariko hari ibyo utabona. Nuko aramubwira ngo ni ukuri ngo muzamera nk'Imana. Narangije kubona icyisha abantu muri iki gihe n'abitirirwa izina ry'Uwiteka abakozi b'Imana kwigereranya n'Imana, ngo Satani agushutse ngo uzamera nk'Imana. Ngo burya muzamera nk'Imana. Ngaho abantu bari kwiha ibyubahiro, nk'ababishop, mbese ugasanga mu rusengero bafitemo intebe reka data ngo z'ibyubahiro z'abarabi, barambara amakanzu y'ibikabyo, mu gihe Yesu Kristo ari ku isi nta bikabyo yigeze agira. Ntabwo nigeze numva aho Yesu yigeze abajisha n'intebe y'urubaho y'ibikabyo yicara muri stade. Yesu Kristo nta nkweto z'ibikabyo, reka kandi ari umwana w'Imana. Ariko abantu batangiye kuvuga ngo ni ukuri, bambe Satani abwira umugore ngo ni ukuri nimuyiryaho muzahumuka. Kandi koko barahumutse pe. Mbere Eva ntabwo yabonaga isoni z'ubwambure bw'umugabo we, n'umugabo ntiyabonaga isoni z'ubwambure. Bari bambaye ubwiza bw'Imana batarakora icyaha, bari bambaye ubwiza bw'Imana. Urugero, ubu navuga nko ku nyamaswa, nta nyamaswa ihura n'indi kuko nta cyaha zigira ngo igire isoni. Reba ngihene yihuye n'indi hene kandi uturizo turi hejuru ntabwo igira isoni iti mbega ibintu mbonye. Reka kubera iki? Nta cyaha zifite, ni inyamaswa. Ariko kuko abantu twihaye kumva ko dushatse kwigereranya, amaso yarahumutse, icyaha kirinjira, tubona ko twambaye ubusa. Kandi niko barushaho guhumukira bikarenga kwambara ubusa, ahubwo abantu bakagera mu rwego rwo gupfa mu mwuka. Iyo umuntu yapfuye mu mwuka ntacyo atinya, kuko iri jambo ryavuze ngo nibaramuka bakiriyeho no gupfa bazapfa. Kiranga umuntu wapfuye intumbi ntiyumva, icyo ni icyambere. Naho wahamagara bimeze gute ntiyumva. Ariyo mpamvu abigisha benshi bakwigisha mugore, mukobwa, musore uri kwambara akajipo uri umutinganyi, Satani yaguhumishije amaso urapfa, wibagirwa ko uri umugabo, wisanga mu bukobwa urimakiye ugasokoza, ukiyita Chantal, ukiyita Joseline kandi uri umusore ufite ubwanwa, warangiza ukihereza amazina atari yawe ngo uri umutinganyi. Nawe wumva iryo zina uratingana. Nuko twigarukire. Jambo yavuze ngo nimuramuka muriye iteka ryose akana Imana yatambitseho umurongo, iyo ukarenze ugira ingorane. Muri uyu mubiri tureke no guhanwa kw'Imana. Uzari umujura iyo yibye bakamufata, ntawe umuntu ugirira igisambo impuhwe, abantu bose barimo tiyaba bakicaga. Nuko twigarukire, no gupfa muzapfa. Iryo jambo bari baryicaranye mu mitima. Buriya Satani yakubwiye ngo usambane, ntawe utazi ko ari icyaha, ntawe utazi ko kwica ari icyaha, ukamena amaraso. Mukecuru bakaguhereza uruhinja uri umubyeyi, warangiza ugakanda imbavu ukamwica. Ni ukuri nubwo umwishe nawe uzapfa, kandi uzapfa nabi rwose. Ibaza umwana wishe atagututse igisekeramwanzi ukamwica. Iteka ryose iyo turenze ku mategeko y'Umuremyi no gupfa turapfa. Nuko arangije ngo Eva ngo arebye asanga icyo giti ni ik'igikundiro. Iteka ryose Abanyarwanda baciye umugani ngo ntawihuta nk'uwayobye. Iyo Satani agushuka ibintu byose akwereka abona ari byiza. Iyo agiye kugusenyera umugore n'umugabo, akwereka umugabo w'ahandi, naho yaba ari umuzamu wo mu rugo, naho yaba ari umukozi ukabona ruta umugabo wawe. Akwereka ko icyo giti ari ik'igikundiro, akwereka ko iyo agiye kukwiba, akwereka ko ibyo ugiye kwiba ari byo byiza, wenda ari n'utuntu twa fake ufite ibyawe byiza kuruta ibyo ugiye kwiba. Ngo nuko arangije nyine yumvira inzoka. Bene data,
mwitondere ijambo inzoka yavuze ngo amaso yanyu azahuweza. Satani yemerewe kukubeshya ngo muzamera nk'Imana. Eske Eva koko yabaye nk'Imana? Batinganye. Urumva gusuzugura Imana yaremye ijuru n'isi bizaguhindura kuba umugore nubwo uri kwambara utujipo? Icyo ni icyambere. Ese ko yemwe bashumba ko bakubwira mwiyita ngo tumana duto buriya mwabaye nk'Imana? Ubu washobora kurema umuntu ko Imana ikeneye ko mwicisha bugufi mukamera nk'ibisukwa ku gicaniro? Tukate kwa Yobu havuze 3:6-11 havuze ngo niba yumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza. Nukura kaga dufite Adamu na Eva baza kumvira Imana, ntago ibi byose biba kwisinzara ubukene uburwayi ntago tuba tubiriho. Tuba dufite ubuzima bwiza budafite iherezo, ariko isi ifite amakuba kuko isi yinjijwamo n'icyaha n'abantu babiri, Adamu na Eva, na bugingo n'ubu kandi isi kabizarimbuka. Eske abari kunyumva kumera z'isi, abanyamadini, mujya muzirikana ko iyi si zarangira? Ba bishop bantu muri kurya twa rubanda mubeshya abantu ngo Imana yabatumye amaturo. Umunsi w'urubanza nugera muzamurika amaturo mwaturishije hirya no hino, cyangwa muzamurika umukumbi umuremyi wo kwizerwa. Imana muzayereka iki? Jambo ryavuze ngo niba yumvira bariringi mu makorari. Imana yabatumye guceza imiziki cyangwa se irabahamagarira gushaka intama zazimiye? Nose ko ari mwebwe mubaye abambere bo guhinduka urukozasoni, mwambara ubusa ku ruhimbi, mwambara uko bidakwiye, nubwo amadini ari kubabohora. Abamara ubwoba ndababwiza uko abantu muri kwambara amapantaro ku ruhimbi nta bugingo, ntabwo ijuru rirera n'abarijyamo basabwa kwera. Ikindi dukomeze ngo niba yumvira bakayikorera. Imana ishaka ibikorwa birimo gukiranuka, kuko abakora bose siko bakora neza, hari n'abakora nabi. Burya n'uwishe umuntu aba yakoze ariko ntagakoze neza. N'aborozi burya n'abakozi, nuko Imana ivuga ngo izazana imirimo yose mu rubanza, ibishwe byose izabishyira ahagaragara mu gitabo cy'umubwiriza. Ingo cyaba cyiza cyangwa ikibi umuntu azagihemberwa. Yumvikane ko imirimo yose siko ari myiza. Ushobora kwitwa umukozi w'Imana nyamara uri umukozi wa Satani. Jambo ryavuze ngo niba yumvira bakayikorera. Banza wibaze, uri gukorera Imana uri umudiyakoni cyangwa uri gukorera Satani ubwo wicaye mu rusengero? Nose uri umurozi udiyakona ukaba uri umupasiteri w'umusambanyi, uretse kubeshya urumva udafite undi muntu ukorera? Utagendera niba inzoka yoheje Eva, Bibiliya yigeze igaragaza ko ari uwayishe. Iyi nzoka irahari, iyi nzoka iri koshya abagore, ntabwo yigeze ipfa, iri koshya abagabo. Kandi igitangaje imaze koshya Eva, subiye inyuma ho gato, yamaze kurya kuri cya giti. Muzacunga abagore benshi akantu yabonye agomba no kukageza ku mugabo. Ahaye umugabo tereka da, Imana yaratubujije, sinshobora kurya. Umugore aratangira ararira. Umugabo kubera amarira y'umugore yamurembeje bimutera iki? Kurya kuri cya giti. Amuri kurya cya giti ngo bikanguye bose bambaye ubusa. Cyakoze nimvuga gutya ari hababeshya ngo bari basambanye, ntago bigeze basambana, kuko barasambanye. Bibiliya ntago yatinya kuvuga ko basambanye, yari umugore n'umugabo, nta cyaha cyo gusambana, ahubwo bakoze ku byashinganwe. Imana yari yarababujije igiti cy'ubugingo cyari mu ngobyi ya Edeni. Nuko ngo ikintu bakurikije nyuma yo kwambara ubusa, nubwo tutasomye ayo makuru ari maremare, habayeho kugira uti kujya kwiremera ubucocero. Nuko mu madini abantu bari kwiremera ubucocero bakazirura ibyo baziririzaga. Kubera iki bambaye ubusa? Bakoze ku byashinganwe, ku by'Imana yagiye ibabuza. Ubwo ngo barihisha, bumva barihisha Imana. Muririmbyi uri gusambana ukaba wihishe muri kora, uretse kubeshya urihisha. Umunsi Imana yahanyuze bizamera biti? Bacuranzi muri gutingana mukajya kubyuma, ukihisha ukagaragaza ko ukunze Imana, uri gucuranga kuri kitari, wararamye ukaririmba uri kwihwereza. Ureka da tureba mu kirere, uretse kubeshya urihisha. Wambaye ubucocero,
abakubonana gutya ugenda winjira mu rusengero bagira ngo uri umuntu, kandi nta kantu ko guhisha isoni z'ubwambure bwawe. Nuko ngo birangiye Imana yaraje bumvisha imirindi y'Uwiteka barihisha. Bakristo, yemwe bantu mutuye isi, yemwe bantu muri Amerika, mwihishe muri Amerika, ukaba waragendanye umugore w'abandi ukajya kwihisha muri Amerika, ukajya kwihisha mu Burayi, warajya uri umujyamakazi, uri inkecuru ukajyana agasore k'abandi, uretse kubeshya urihishe. Umunsi wumvisha imirindi y'Uwiteka uri gusambana n'uwo mwuzukuru ngo ni umugabo wawe, uretse kubeshya uzihanira hehe? Ko ari ibintu biteye isoni. Ejo bundi abantu bari bagiye ku mucanga ku Gisenyi ngo ku munsi wo kwibohoza, abantu bagera naho kwibohoreza ku mucanga bambaye ubusa barahasambanira. Ese ubwira ngo abahasambaniye ntabwo babatijwe? Ntarimo ababatijwe, uretse kubeshya waribohoje, cyangwa urushijeho kwiboha, warushijeho kwisuka muri rwa rwobo. Aho abantu bagufotora ngo uri kwibohoza wigaragura ku mucanga, aho tuharenge. Ijambo ryavuze ngo niba yumvira bakayikorera, bakozi b'Imana bahanuzi. None ko Imana igutuma ibyo yagutumye, niba yakubwiye ati hari ahantu hari ibara ry'umukara ukavuga ubururu, umunsi Imana yaje utarumviye umuremyi, bizamera biti? None se kubeshyera Imana ngo yagutumye kandi itagutumye kugira ngo urye utw'abantu, ukabeshya abantu amazu n'ibipangu, ukababeshya amaviza, kandi ikibazo izo viza uri kubaha si zijya mu ijuru. Viza zijya muri ibi bihugu byo hanze za Amerika n'i Burayi, viza zibavana muri Amerika zibazana muri Afurika, aho hose muri za Aziya, hano hose ni ku isi, aho hose ibyago birahicaye. Bakristo mukanguke, ibyago n'amakuba biricaye, nubwo abantu bari kwihisha mu ngo bya Edeni, bari kwihisha mu nsengero, bazi ko Imana idashobora kubabona. Ngo bumvishe ahamagaye, Imana yamajije ngo Adamu urihe? Icyo nkundira Imana yo yaje buri wese arisobanura. Ibyaha byawe bijya ku mugaragaro, aravuga ngo nihisha, rega nakwihisha. Impamvu mutari kubona Imana ubu abantu mukamuri gutingana, Abanyarwanda, Abanyamahanga, Bagande, Barundi, Batanzania, Abakongomani, abo muri Afurika y'Epfo mukamuri gusambana. Ubusambanyi bwabamaze kurusha inyamaswa. Umunsi mwumvisha imirindi y'Uwiteka murajya he? Icyerekeza amabuwate y'urusambaniro murimo, bapasiteri muri kujya kubyina mu majoro bavuga ubutumwa, Imana iri kubareba mu mabuwate murya inkoko, nazo zizavugira mu ndi byabaye, zizatanga amakuru ku murebe. Nuko yemwe bakobwa mujya ku ruhimbi muzanywe no guceza umuziki no kuba ibisitaza, kubera ibisitaza ubwoko bw'Imana, mwambaye ubusa, ibibero byanitswe, mwanitse ubusa n'amabere, ku ruhimbi mukicara hera h'Imana, ahitirirwa izina ry'Uwiteka. Umunsi mwumvisha imirindi y'Uwiteka. Ese ko ikirunga cya Nyiragongo cyarutse, hari ku Gisenyi zaguma abantu bagakwira imishwaro, abafite za Kibuye, Gicyangugu, Gisenyi, Kigali bose mugahungira za Kigali. Umunsi Imana izaza wa muri rutazimukaza, muzahungira hehe? Ndabwira abanyumva ntitaye ku madini runaka, yemwe ijambo ryavuze ngo niba yumvira bazamara iminsi yabo baguwe neza. Iteka ryose wirinze ibyaha ugubwa neza, ugira amahoro. Rwose riziki ntasambanye, nta mutima ushobora kundya ngo ndatwite, ngo nuko inda yabyimbye, neva mba nda amahoro. Hari ibintu bitamamura, sinshobora kwikanga ngiye kwa muganga gutanga amaraso ngo nikange ko ndwaye sida. Erega no gukiranuka bizana amahoro. Nuko ariko yavuga ngo nibatumvira, inkota, icyo ni icyambere. Kabiri, bazapfa ari nta kenge bagira, nakabajyana kuri. Kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tugusabiye umugisha mwinshi utagabanyije, kandi dusabiye umugisha abari bakurikiye Riziki, Chantal ndetse na Hamya Yesu TV. Rero ntabwo twari kuri umukozi w'Imana atadusengeye. Nadusengere ubundi naho butaha Imana ibaha umugisha.
mbere yo kubasengera nimero yanjye ni 078871 uwumva iri jambo nari ngendere ngo mwumvire Imana, umuntu uzi ko yayumviraga akaba atakiyumvira ace bugufi musengere. Iyicaye kuri ya ntebe izururukira mu isi igateranya amahanga yose, abami n'ibikomangoma ndetse n'abanyabwenge n'abahanga bose bakabasha kwitaba urubanza. Aba bemeye guca bugufi batsinzwe n'urubanza rutaracibwa, bagusabye imbabazi. Abaguye mu byaha, abicanye, abakuyemo inda, abasambanya, abatinganya, ababeshya indyarya, abanyamoko, abahutu n'abatutsi, ubababarire. Mana, wirengagize gupfapfana kwa buri wese, uramira ubugingo bwe. Urakoze kunyumvishije, ngewe wambaye kubura no gupfa, kuramiye ubugingo bwa benshi kubw'amaraso ya Yesu yamenetse igorogota ku musaraba. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Rero ijambo ryavuze kwa Yobu ngo nibayumvira bakayikorera. Uyu Yobu afite inararibonye mu kumvira Imana, ubwo yahuye n'amakuba menshi, aho abana be bapfuye, amatungo y'agapfa, indogobe zigapfa, intama zigapfa, nuko ndetse agera no kurwara ibishyu, utagira kwicara mu ivu, kandi yari umuntu ngo w'umuherwe mu gihugu cya Usi, mu gice cy'amajyaruguru y'uburasirazuba, wenda sinzi, ariko nuko nabisomye, yari umuntu ukomeye, ariko ageraho kwicara mu ivu yishimisha urujyo. Ariko niwe watanze inama, aravuga ngo nibayumvira bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. Ngo ariko nibatumvira bazarimbuzwa inkota. Bene data, iyo utumviye Imana no gupfa urapfa. Satani yanze kumvira umuremyi, yanga kumvira Imana. Rega ntago yitwaga Satani. Iri juru tubabwira kujya mu ijuru yaribayemo Rusofero, yitwaga Rusofero. Ariko aza kwigomeka ku muremyi, hamwe na kimwe cya gatatu cy'abamarayika ngo arabakukumba, bamwegukiraho, barwana mu ijuru bazi ko wenda ngo bari buhirike Imana, kuko Imana ituwe yiyoroshya. Imana ishatse yakubika isi umunota umwe, n'umunota ni munini. Iyayiremye no kuyubaka, niba muzi ko kubaka ari byo biremera, gusenya biroroha, no kubika isi ni nk'aka kanya. Ariko Imana ihananura Satani munaga hano ku isi, imujugunya ku isi, ngo yamanutse afite umujinya mwinshi, icyamuzanye ni ukwica no kurimbura. Wikumvira inama za Satani mugabo uri kunyumva uri gutingana, kuko mu gihe ugize muri ibyo bikorwa wari ukwibwira ko uri kumunezeza, ariko misiyo ni ukukwica. Yemwe umva wewe indaya wamaze abagabo b'abandi, wowe wamaze abana b'abandi, indu zikuramo abana, banza wimagine indu maze gukuramo, izo mpinja ziri kuririra mu nda. Nutumvira umuremyi wawe ngo ureke ubwo bwicanyi n'ubwo busambanyi, iherezo ryawe naho ngaho. Biteye isoni kubona umukecuru w'iyi minsi bari gukora amahano, icyo bita amahano. Munashaje ageze mu myaka 60, nawe akeneye kongera gukora ubukwe, mariage. Hari byo bita amahano, kandi uwo yakagombye gutuza. Bene data, mukumvira umuremyi. Banyarwanda, Imana ikeneye ko mwumvira Imana. Bakristo, mukareka ubutu n'ubututsi, kuko ntawe ufite izuru yishyizeho. Imana ntikeneye amoko n'amacakubiri. Yemwe Barundi, ntago Imana, niba tuvuza Abarundi twumva Abarundi, nitwumva Abatutsi b'i Burundi, nitwumva Abahutu b'i Burundi, nitwumva Abatwa, nitwumva Abakongomani, amoko y'Abarega n'iki, twumva Abakongomani gusa. Mwijuru ntabwo Imana izaza ishaka amoko, kuko abayubatseho bose bazarimbuka. Imana yaremye umugabo n'umugore, Adamu na Eva. Abantu bose turi abantu bakomoka kuri abo bantu babiri. Bantu mureke gupfapana dupfa ubusa. Nose ko umugabo n'umugore bashakana ari n'ibikarukibuka, babyaye icyo bita nyamweru. Hani wacu muri Afurika uwo nyamweru abaturutse, ukabona umugabo n'umugore ni barebare ariko bakabyara igikuri. Bene data, ukabona umugabo n'umugore babyaye urukara, kandi wenda umugabo ari urukara, umugore ari inzobe.
imana irema uko ishaka. muve mu macakubiri kuko abubatse ku mazuru. mwibuke ko nta muntu ugira gutya ati ngo haze ubushera cyangwa se ngo agire gutya ngo haze agatobe. ryaba izuru ry'umuzungu ryaba iry'umwirabura twese ni ibitera seseme. muve mu moko n'amacakubiri, muve mu nsangano zidafite umumaro kuko zose ziraturuka ku mubiri we Satani. ugasanga umugabo mu rugo ngo ni umututsi, umugore ni umuhutu, ni ukuri abubatse kuri ayo moko bose bazarimbuka. ndababwiza ukuri, nitwariza ikibatinganye ariko nkabanurira kubabwira ngo Imana iri kumbwira ngo mbwira abatinganye ngo ije guheha. iraje. umuntu wese uzi ko ari umutinganyi n'abamukomokaho bazibagirana. ije kubaheha. Imana iraje. basambanyi musambane vuba, ariko Imana ije guheha. nushaka uri umushumba nta wawe uzibukwa kuko mwazaniye imivumo imiryango yanyu n'ababakomokaho. mwavuga ati ese Imana yabikora? ku bwa Nowa isi yose ntiyayirimbuye. hari umunyarwanda warokotse nose u Rwanda ruremye nyuma, Kongo yiremye nyuma, reka da bose yararimbuye. ni nako abantu muri kwijandika mu byaha mubonye ishyano. bantu muri Amerika mubonye ishyano barokore mwavuye mu Rwanda. Imana ibajyana mu mahanga ngo mujye kubera umucyo. ijambo ryavuze ngo nibayumvira bakayikorera. mwagezeho mukorera ibigirwamana, mwiyegurira Satani. aho ntabwo muri kure y'Imana ngo nuko muri Amerika. ntibizabura ko amakuba bageraho. mu Burayi ibyago Imana izabibasira. ntabwo muri kure, ukuboko kw'Imana ni kure cyane. amakuba azabasangayo. bibaye byiza ndabagira inama yo kwihana mukatura ibyaha byanyu. yemwe bashumba mwataye intama mukamuri kuragira amafaranga, Imana yanyu ikabihindutse inda. ni ukuri ntimuzabura kubazwa ubugingo bw'abantu. mubanze mwibaze niba amaraporo muzatanga ku Muremyi, ku Mwami Yesu ari amafaranga. sawa, reka ngarukira aha. wenda ubwira uwumva niko umunyarwanda yavuze aciye umugani ngo ntavunika. uwo kumva yumvisha umunyabugingo ari kumva uri kujya mu ijuru. cyakoze ugikuzimu naho ngo wakora iki umupfapfa naho wamusekuza imihini ngo bitugu by'ukabikubitisha imihini ntajya yumva. ntago nakurenganya. reka dusenge. uwumva atsinzwe n'urubanza ace bugufi dusenge. sawa, tugusabiye umugisha mwinshi utagabanyije kandi dusabiye umugisha abari bakurikiye Riziki Chantal ndetse na Hamya Yesu TV. rero ntabwo twari kuri umukozi w'Imana atadusengeye. nadusengere ubundi naho ubutaha. Imana ibaha umugisha. mbere yo kubasengera nimero yanjye ni 078871 uwumva iri jambo nari ngendere ngo mwumvire Imana. umuntu uzi ko yayumviraga akaba atakiyumvira ace bugufi musengere. iyicaye kuri ya ntebe izururukira mu isi igateranya amahanga yose, abami n'ibikomangoma ndetse n'abanyabwenge n'abahanga bose bakabasha kwitaba urubanza. aba bemeye guca bugufi batsinzwe n'urubanza rutaracibwa. bagusabye imbabazi. abaguye mu byaha, abicanye, abakuyemo inda, abasambanya, abatinganya, ababeshya indyarya, abanyamoko, abahutu n'abatutsi, ubababarire. Mana wirengagize gupfapfana kwa buri wese, uramira ubugingo bwe. urakoze kunyumvishije ngewe wambaye kubura no gupfa, kuramiye ubugingo bwa benshi kubw'amaraso ya Yesu yamenetse igorogota ku musaraba. ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.